Bite inshuti zanjye, ni Christine. So uyu munsi tugiye gutekana ishu. Turaza gushyiramo ibitunguru na poivro. Turaza gushyiramo n'izi nyanya zo mu bikopo, ufite izi mbisi wazikoresha. Turaza kurangiza n'isosi tomate ntarangije. Noneho turaza gushyiramo n'ubunyobwa. Reka rero amavuta turi bukoreshe ni olive oil, ni nayo tugiye guhita duheraho. Reka dutangirire ku mashu. Aha niho tugiye gushyiramo poivro. Aha niho tugiye gushyiramo ibitunguru byacu. Aha niho tugiye gushyiramo garlic, ibiyiko bibiri. Turashyiramo n'umunyu, ikiyiko, na ka black pepper cyangwa poivro noir, nacyo ikiyiko. Ubundi rero dushyiremo inyanya zacu. Aha niho tugiye gushyiramo igice cya sauce tomate cyasigaye. Tureke ino sauce tomate ishye nk'iminota 7. Harageze ko dushyiramo ubunyobwa rero.
turabanza tubukaranga umwanya, otherwise ni ukwiruka. Iyo utetse ubunyobwa iriho kugabanya umuriro ushoboka, otherwise bushirira butarashya. Tumaze kubukaranga umwanya, tugiye gushyiramo amazi. Ubu tugiye kugabanya umuriro, duteke nk'abakecuru ba kera kabisa. Tugiye kubuteka iminota 15 cyangwa se 20 kugira ngo bushye neza. Ubu rero hageze ko twumva uko bimeze. Ngiye kubirisha umuceri, ushobora kubirisha ubugari, akawunga, ibirayi, byose birashoboka. Ibyo natetse ni amashu n'ubunyobwa gusa, ni ibintu biri simple gusa. Biraryoshye Yesu we, niriye ururimi kabisa. Sawa rero ubwo reka nkomeze n'enjoying ibi, ariko Imana nibishaka rimwe tuzasangira. Sawa ubwo naho muri video itaha. Yari Christine Nyahimana. Bye guys.